Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Isange TV show. Turabasujeho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Turabasuje mwese mukomeze kugubwa neza. Amazina yanjye ni Uwase Diane, nge tubana kuri Isange TV show nk'ibisanzwe. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza kandi by'ingenzi tubagezaho kuri Isange TV show. Uyu munsi tugiye kuganira tubagezaho ikiganiro cyiza twabateguriye hano kuri Isange TV show, aho tuganira ku mirire myiza n'ubuzima buzira umuze. Uyu munsi tugiye kuganira ku kimera abantu benshi bakunda cyitwa pome. Ariko se waba uzi akamaro kayo ku mubiri wawe? Pome ni igihingwa cy'imbuto cyuzuyemo intungamubiri zitandukanye zirimo vitamine C, fibre n'ibinyabutabire bifasha kurinda umubiri wacu indwara zitandukanye. Tugiye kubabwira rero akamaro cyangwa se ibyiza 10 cyangwa se akamaro kagera ku 10 ko kurya pome cyangwa se ka pome ku mibiri yacu. Twihuse tudatinze, ibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo urusheho kugendana natwe, kandi turakwinezererwa cyane wowe wibuka gukora ibyo byose kugira ngo twereke yuko uri kumwe natwe kandi kugira ngo twereke ko udukunda. Akamaro ka mbere cyangwa se ikiza cya mbere cyo kurya pome ni indwara z'umutima, kubera antioxidant nyinshi zifasha kugabanya cholesterol mbi. Niyo mpamvu pome ari nziza cyane. Twihuse ku kamaro ka kabiri, ifasha mu igogorwa ry'ibiribwa. Fibre irimo ituma igogorwa rigenda neza, cyangwa se bituma igogorwa ry'ibyo twariye rigenda neza, bikaturinda kwituma nabi cyangwa se impatwe. Ikindi kiza cya gatatu cyo kurya pome, irinda kanseri. Ibinyabutabire biyirimo bifasha kurwanya uturemangingo twatera kanseri. Akandi kamaro ka kane, pome ni nziza cyane kuko ifasha mu kugabanya ibiro. Pome irimo amazi menshi kandi igasiga umuntu ashonje buhoro. Urumva pome iyo uyiriye n'inzara iyije urayumva. Ni byiza rero kuko bituma ibiro byawe bitiyongera, cyangwa se bituma ibiro byawe biguma ku kigero kimwe. Ni byiza rero kurya pome, urumva yuko ku bantu bashaka no kugabanya ibiro nayo ari ingenzi cyane wayikoresha. Pome itanga uruhu rwiza. Vitamine C n'izindi antioxidant zifasha gusukura uruhu no kururinda gusaza vuba, bityo bigatuma uruhu rw'umuntu uriye pome rurushaho kuba rwiza ndetse cyane. Akandi kamaro ko kurya pome ka kane tugiye kubabwira, irinda indwara z'amenyo. Pome ifasha gusukura mu kanwa, ikongera amazi mu kanwa, bigafasha gukuraho bagiteri zishobora gutera amenyo kwangirika. Murumva aka kamaro ni keza cyane kuri pome, urayikeneye. Ngira ngo abahanga baravuze ngo pome imwe ku munsi yakirukana muganga mu buzima bwawe, cyangwa se yashyira kure muganga, cyangwa se bashatse kuvuga ko pome imwe ku munsi yatuma muganga ajya kure yawe. Bivuze ngo yakurinda ibintu byinshi, bya bindi biguteza indwara zituma uhura na muganga. Rero pome imwe ku munsi murumva yuko yatuma ubuzima bwawe muganga atabwinjiramo byoroshye. Ni byiza kwinjiza pome mu mubiri wawe. Reka twihuse turebe ku kamaro gakurikiyeho ka gatandatu, ifasha ubwonko gukora neza. Iyo ni pome. Pome irimo antioxidant zifasha ubwonko kurwanya gusaza no gukora neza mu gihe kirekire. Ako ni akandi kamaro ka gatandatu. Reka turebe akamaro ka karindwi, itanga amazi n'imyunyu ngugu. Pome igizwe n'amazi menshi asaga 85%, bifasha umubiri gukomeza kubona ubukonje no kwirinda dehydration cyangwa se umwuma. Akamaro ka karindwi, irwanya umuvuduko w'amaraso. Intungamubiri zirimo nka potassium zifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Urumva ko ahangaha pome nayo turayikeneye cyane ku bantu bakunze kwatakwa n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Uretse ko turetse n'abakunda kwatakwa n'ibyo bibazo, n'umuntu wese yagira icyo kibazo, ariko ni byiza ko urya pome kugira ngo n'iyo ndwara cyangwa se indwara y'umuvuduko w'amaraso
irinda. Akamaro ka munani, pome irinda indwara zifata urwagashya tuzi nka colon. Fibre nyinshi irimo ituma ibiryo bisohoka neza, bigatuma umwanda udasigara mu rwagashya kandi ikarinda kanseri y'urwagashya. Murumva ko ahangaha nanone pome iragaruka igakora akamaro gakomeye cyane mu mubiri, bikakurinda kuba wagira ibibazo cyangwa se wagira ibibazo bya kanseri yibasira urwagashya. Turebe ku kamaro ka 9, pome ifasha mu kurwanya cholesterol mbi. Iyi fibre ituma cholesterol mbi igabanuka, bityo bigatuma umutima ukora neza. Murumva ko ahangaha nanone pome igaruka igakora kandi kamaro kayo kadasanzwe mu mubiri wacu, igakuramo cyangwa se ikagabanya cholesterol mbi, bityo bigatuma umutima w'umuntu wariye pome cyangwa se bigatuma umutima w'umuntu uyinjiza mu mubiri we ukora neza. Reka turebe akamaro ka nyuma ka 10 ka pome. Ifasha gusinzira neza. Kugira isukari karemano cyo tuzi nka fructose n'ibindi binyabutabire byoroheje, pome ishobora gufasha umubiri kuruhuka neza ugasinzira neza. Murumva ko rero pome ifite akamaro gakomeye cyane. Ni byiza ko pome uyirya, ni byiza ko uyinjiza mu mbuto urya, cyane ko tuyibona muri cya gisate cy'ibirinda indwara bimwe tubona ku ifunguro ryacu ryitwa indyo yuzuye. Rero ni byiza ko pome mwumvise ibintu byinshi, mwumvise indwara nyinshi irinda, haba indwara z'umutima, haba kanseri y'urwagashya, haba umuvuduko w'amaraso n'izindi twababwiye, no ku mikorere myiza y'ubwonko. Ni byiza ko pome tuyirya, cyangwa se ni byiza ko pome nibura ugerageza kuyirya ku munsi kugira ngo bitazaguteza ibibazo byo guhura na muganga kenshi. Ubwo ndavuga igihe watangiye kwatakwa n'izi ndwara twabonye. Abantu bafite ikibazo rero cya diyabete bagomba kuyirya mu rugero kuko irimo isukari. Urumva nubwo irimo ibinyasukari imibiri yacu ikenera, ariko kuri wa muntu ufite ikibazo cya diyabete ni byiza kuyirya mu rugero cyangwa se kuyirya ari nkeya. Ni byiza kuyirya rero nanone kandi ifite agashishwa, kuko niho haba intungamubiri nyinshi, ariko ubanje kuyisukura. Ubwo ni kwa kuyoza neza ugakaraba intoki, noneho ukayirya ifite agashishwa kayo. Turabashimiye mwebwe rero mwaduteze amatwi tukabana mu kiganiro cyacu, aho twareberaga hamwe ibyiza byo kurya pome bigera ku 10. Injiza pome mu mafunguro cyangwa se mu mbuto urya za buri munsi. Injiza pome mu mbuto ugaburira abagize umuryango wawe buri munsi, kugira ngo mwirinde ibibazo bya hato na hato bibahuza na muganga. Mwumvise ko pome ubwayo ari umuti mwiza ushyira muganga kure yawe. Turabashimiye rero mwe mwese mwabanye natwe, mwe mudukunda, mwebwe urimo kutwereka ko mutwitayeho umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Turabashimiye, tubibutsa kujya muri komenti mukatwandikira urubuto cyangwa se ikiribwa cyangwa se imboga cyangwa se ibinyamisogwe cyangwa ibitera imbaraga mwifuza ko twazabasobanura, tukabakoraho ikiganiro cyiza kandi giteguye neza, tubasobanurira ibyo byo kurya mukoresha ariko mudasobanukiwe. Mwebwe rero mwese mudukunda, turabibutsa gukora subscribe. Nawe ugeze hano bwa mbere, ibuka gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo turusheho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi.